Ndagushuje inshuti muvandimwe wowe ukunda ibiganiro byacu. Nejejwe nuko nongeye kugaruka imbere ya kamera turi kumwe, ukaba wahisemo kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Nkuko bisanzwe ni Proficient Kayitare. Tugiye kurebera hamwe zimwe mu ndwara zibabaza amagufwa n'uburyo dushobora kurinda amagufwa yacu izo ndwara, n'uburyo dushobora nanone kwivura dukoresheje uburyo bworoheje igihe twaba twarwaye izo ndwara. Ubushize mu biganiro byatambutse twavuze uburyo Imana yaremye umuntu akaremwa mu buryo butangaje, cyane cyane twibanda ku miterere y'amagufwa n'uburyo amagufwa akorana n'ingingo z'umuntu. Reka rero mbere y'uko dukomeza tubanze dusenge. Mana yacu, mwami wacu, turagushimiye cyane. Tugushimiye imbabazi zawe ziturinda zibana natwe, kandi tugushimiye ko wadushyiriyeho umuyoboro nk'uyu tubasha kunguranamo ubwenge n'ibitekerezo kugira ngo twitungire amagara mazima. Abana bawe aho bari hose ndakwinginze ngo igihe bazaba bumva cyangwa bareba iki cyigisho uzabahe umugisha, ubahe kugisobanukirwa no gushyira mu bikorwa ibyo twigira muri ibi byigisho mu izina rya Yesu. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe zimwe mu ndwara zibangamira amagufwa. Amagufwa twabonye ko abarirwa mu miryango itandukanye. Hari icyo twita upper limbs na lower limbs, hari ibice bitandukanye bibarizwa muri ayo magufwa, ariko ndagira ngo turebe cyane cyane zimwe mu ndwara. Ntabwo ari zose, ntabwo dushobora kuzivuga, ariko turebe zimwe mu ndwara zibangamira amagufwa ndetse n'uburyo dushobora kuzirinda cyangwa se uburyo dushobora kuzivura turamutse tuzirwaye. Icya mbere tugomba kubanza kwitaho mbere y'uko tureba zimwe muri izo ndwara ni uko amagufwa agomba kubungabungwa, kandi kuyabungabunga bigomba kuba bikorwa mu buryo butandukanye. Urugero ni imirire. Benshi mu banteze amatwi bababwiye yuko kurya inyama, kurya ibikomoka ku matungo bishobora gufasha amagufwa yawe kubera ko inyama zikungahaye kuri calcium. Ariko nta nubwo bigeze bakubwira yuko inyama zifite uric acid ishobora kubangamira imikorere y'amagufwa. Ibyo ni ibindi, kandi nta nubwo bigeze bakubwira yuko inyama zifite ibinure byinshi birenze ibyo ukeneye, ku buryo amagufwa yawe ashobora kuhagirira ibibazo bitewe n'ibinure byinshi byiganje muri izo nyama ukoresha. Abantu benshi bakunda kurya ibikomoka ku matungo bakunda kurwara indwara z'amagufwa, kandi ntabwo bashobora kumenya impamvu ibitera. Nyamara inama duhabwa n'inzobere kandi zitabogama, kandi n'ijambo ry'Imana, ni uko tugomba kwirinda gukoresha cyane ibikomoka ku matungo, tukibanda cyane ku gukoresha ibikomoka ku butaka. Urugero nshobora kuguha, niba wenda barakubwiye ko inyama zikungahaye kuri calcium kandi amagufwa yawe akaba akeneye calcium, wari uzi ko inazi, mu Cyongereza tuyita coconut, ikungahaye kuri calcium ubwikube kabiri ugereranije n'inyama? Hari n'ibindi bintu byinshi bifite calcium dushobora gukoresha. Ndenda kukubwira ko no kurya imboga rwatsi zonyine ubwazo calcium ziba zifite ibihagije kuruta uko ushobora gutekereza calcium wakura mu nyama. Mbese utekereza ko itungo rikura hehe calcium? Itungo calcium rifite rizikura mu byo rirya. Itungo rirarisha ubwatsi butandukanye, ibyo byatsi biba byariwe n'iryo tungo nibyo biba bifite calcium. Mbega uburyo byakubera amahirwe kwirongera izo calcium z'umwimerere uzikuye mu byatsi cyangwa se mu byo urya. Rero ntabwo mu by'ukuri abantu bazi ko gukoresha ibikomoka ku matungo cyane ari impamvu nyamukuru yo kurwara indwara z'amagufwa. Reka tuvuge ko amata afite calcium nyinshi cyane pe, kandi amata turayakeneye wenda, ariko wari uzi ko hari ibindi bintu
amata nanone afite bitari byiza ku mubiri wawe, ku buryo utavuga ngo amata nicyo kinyobwa cya nyuma cya mbere washakiramo calcium. Calcium zishobora kuboneka ahantu henshi cyane. Ikindi kintu dushobora gukora turinda amagufwa yacu ni ugukora physical exercise, imyitozo ngororangingo. Ubushize mu byigisho byatambutse twabivuzeho tuvuga yuko gukora imyitozo ngororangingo ari umuti nyakuri utuma amagufwa yacu akora neza, agira flexibility, ariko nanone akanakomera. Hari ukuba akomeye ariko nanone yoroshye mu buryo bwo guhindukira. Imyitozo ngororangingo ni myiza cyane, ndetse zimwe muri siporo abahanga batubwira gukoresha kugira ngo tubashe kugira amagufwa meza, cyane cyane ayo mu kiyunguyungu cyangwa se mu itako. Hari icyo twita buttocks strengthening. Iyi buttocks strengthening ni siporo ituma amagufwa yo mu kiyunguyungu akomera, ariko nanone akaba yoroshye mu buryo bwo guhindukira. Hari n'icyo twita thigh strengthening. Iyi thigh strengthening nayo ni nziza cyane kuko ituma itako ry'umuntu cyangwa se amagufwa yo mu itako aba ameze neza kandi agakora neza. Hari n'icyo twita hip strengthening. Iyi hip strengthening nayo ni siporo nziza cyane ituma itako ryawe no mu kiyunguyungu cyawe ndetse n'ukuguru kose hagira ubuzima bwiza. Ibyo ni ibintu nshaka kukubwira ngusaba ngo gerageza gukora siporo, kuko siporo ni nziza ku magufwa yawe. Hari siporo yo kunyonga igare, kwiruka, kugenda, gusimbuka umugozi, gusimbuka makeri. Siporo ihebuje izindi zose kuba nziza ni ukoga, swimming. Iyi swimming ni siporo ituma umubiri wawe wose ukora neza. Rero niba ushaka kubungabunga ubuzima bwawe ujye ugerageza gukora siporo. Ikindi utakwiriye kwirengagiza ubungabunga amagufwa yawe ni ukwita ku biro byawe. Ntabwo ari byiza ko ibiro byawe biba byinshi ku buryo bibangamira imikorere y'amagufwa. Gerageza ibiro byawe bibe ibiro biringaniye. Ikibazo cyagiye kigaruka kenshi ni ikivuga ngo mbese ibiro byanjye kumenya ko ari byinshi cyangwa ari bikeya bishingira kuki? Ubundi mu kiganga hari icyo twita body mass index, twakivuzeho mu byigisho byashize. Kugira ngo ubashe kubona measures za body mass index ni ugufata icyo twita weight, uburemere, ukagabanya height, ubwikube kabiri. Ubwo bivuze iki? Niba mfite santimetero 175 nkaba mfite ibiro 75, uzafata ibiro 75 ubigabanye 1.75 bwikube kabiri, cyangwa se 1.75 gukuba 1.75. Ugabiza imibare mushobora guhita mu byumva. Icyo uri bubone niyo twita body mass index. Iyo umuntu abonye 18.5 kugeza kuri 24.9 aho hagati aho uba ufite ibiro byiza kandi biringaniye. Ariko iyo uri munsi ya 18 uba uri underweight, uba ufite ibiro bikeya cyane, kandi nabyo bigira ingaruka. Abantu benshi bakunda kurwana n'umubyibuho, ariko ntabwo bajya banakunda kurwana n'ikibazo cyo kubura ibiro no kubitakaza. Iyo nanone ufite 25 kugeza kuri 29.9, ubwo uba utangiye kugira ibiro by'umurengera, cyo twita overweight. Noneho kandi iyo ugejeje muri 30 kuzamura muri 34.9 uba ufite obesity yo ku rwego rwa mbere. Iyo ugejeje 35 kuzamura ukagenda ukageza muri 39 uba uri kuri obesity rwose, iyo twita ngo uyu muntu yarengeje ibiro cyane, urenze urugero. Indi nzira ishobora gutuma twita ku magufwa yacu neza nicyo twita cold and warm water foot bath. Ni ukujya ugira igihe ugafata amazi akonje mu ndobo, ugafata n'amazi ashyushye mu ndobo, ukajya ushyira amaguru yawe iminota 5 mu mazi ashyushye, ukasubiza mu mazi akonje iminota 5,
ukongera mu mazi ashyushye iminota 5, ukongera mu mazi akonje iminota 5, yose ikaba 20. Ubwo ubikora nimugoroba ugiye kuryama. Ntibivuze ngo bikore buri munsi, ariko ujye ubikora rimwe na rimwe nubwo waba utarwaye. Ndetse hari n'icyo twita cold and warm water shower. Ni uburyo ushobora kwiyuhagira amazi ashyushye, kongera ukiyuhagira amazi akonje, kongera ukiyuhagira amazi ashyushye, kongera ukiyuhagira amazi akonje icyarimwe. Ntago mvuga ngo woga akonje mu gitondo ngo woga ashyushye nijoro, oya, ahubwo ukabikorera mu mwanya umwe. Ukoga amazi ashyushye, ugahita wongera ukoga akonje, kongera ukoga ashyushye, kongera koga akonje, kongera koga ashyushye, kongera koga akonje, yose uyafite muri za ndobo cyangwa se mu ibase aho ngaho muri dushe. Ubwo ni uburyo bwiza butuma amagufwa yawe akora neza kandi n'itembera ry'amaraso yawe rikagenda neza ku rwego rwiza cyane. Hari icyo twita hot water bottle therapy. Iyi hot water bottle therapy tuyibarira mu cyo twita heat therapy, kuko heat therapy ni uburyo bwiza nanone butuma umuntu agira amagufwa akora neza, ndetse ibyo twita ligaments bigakora neza nkuko bikwiye. Ujya ubona icupa bashyiramo amazi bakaripfundikira rishyushye cyane, warangiza ukaryishyira ahantu hababara. Urugero nk'umuntu urwaye imihango ibabaza cyane, arishize ku kiziba cy'inda munsi y'umukondo, ububabare buhita bushira. Ni nako rero n'umuntu ufite ibibazo byo kuribwa mu mavi, mu itako, akoresha hot water bottle therapy kandi ikamufasha. Ubundi buvuzi bufasha cyane urwungano rw'amagufwa ni massage. Niba wemera ko umuntu ashobora kuvurwa na siporo, nanone wemere ko na massage ishobora kukuvura kandi ku rwego rwo hejuru. Massage n'ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru ku ndwara z'amagufwa, imitsi ndetse n'ibyo twita muscles. Rero ni byiza ko ukoresha massage rimwe na rimwe, ntabwo ari igihe cyose. Cyokora abantu b'abahanga b'inzobere mu bya massage babyize, we ashobora kugukorera consultation, yagize akamenya ubwoko bwa massage bwagufasha n'inshuro wayikora. Kandi nanone ntukirengagize ko ukwiriye kujya wowe ubwawe unywa amazi ahagije. Amazi ni umuti uvura indwara abaganga bose narizima badashobora no gukoraho. Jya ugerageza unywa amazi. Amazi ya mu gitondo ubyutse ajya aba amazi adakonje ngo umubiri wikange, reka ajya aba amazi y'akazuyazi. Kandi mu gitondo unywa amazi aruta amazi yose uri bunywe ku manywa, cyangwa se nibura bingana. Niba ku munsi utegetswe kunywa litiro 2, reka litiro yinywe mu gitondo ukibyuka. Ibi ni byiza cyane. Hari abantu barwaye rwose amagufwa akaba bababaza, abo noneho ngiye kubarangira imiti. Waba uzi icyo twita soda bicarbonate? Niba uzi soda bicarbonate, genda uyishake, iraboneka ahantu henshi cyane. Soda bicarbonate uzajya ufata a quarter of teaspoon. A quarter of teaspoon ngo na gace gato kakayiko kakandi bita ngo ni teaspoon, akayiko gato k'icyayi. Nurangiza ako kayiko gatoya ufashe ho soda bicarbonate, ushyire mu kirahure cy'amazi uvange. Yinywe mu gitondo nta kintu urafata, wongere uyinywe nijoro ugiye kuryama. Ariko uyu nguyu uyinywa agiye kuryama, ntago ari wa muntu umara kurya ibyo kurya bya mu gicuku akajya kuryama ako kanya. Oya, nta kintu byakumarira. Ahubwo ni wa muntu urya hakiri kare akaza kunywa iyo soda bicarbonate ku mugoroba wa joro agiye kuryama mu masaha y'ine saa 3 gutyo. Hanyuma ikindi nanone ni byiza cyane uramutse ubasha kubona ibi bimera kugira ngo bigufashe kandi bikuvure rwose indwara z'imitsi. Dore zimwe mu ndwara z'imitsi dukunda kwibandaho cyane. Hari indwara twita rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, hakaba iyo twita osteoarthritis, hakaba iyo twita osteoporosis, hakaba iyo twita gout n'izindi nyinshi. Izi ndwara zose zitera ibyo twita strain na sprain.
aho usanga umuntu agira uburibwe n'ububabare bukomeye cyane mu ngingo, guhina bidashoboka cyangwa ugasanga arahina bigakocagurika, ubundi se ugasanga amagufwa yaragagaye kandi mu ngingo harabyimbiwe. Niba ufite kimwe muri ibyo bibazo, gerageza gukoresha iyi miti ikurikira. Hari ikimera cyitwa Verveine. Verveine ni ikimera mpuzamahanga, ushobora kuba utaranakibona wenda wowe uba mu Rwanda, Uganda, Burundi, Congo n'ahandi, ariko Verveine twebwe tubasha kuyikubonera. Ariko wowe uba mu Burayi, muri Amerika, Canada n'ahandi, Verveine ushaka kuzibona muri herbal shops cyangwa se muri organic shops. Fata Verveine, niba ari ifu, akayiko gashyire mu mazi ashyushye nk'uko wakora icyayi, buri mugoroba ujye unywa Verveine, uzakira indwara nyinshi cyane. Iyi Verveine kandi nanone ushobora kuyibona ari uburyo bw'ibinini, ariko biri pure organic. Nongere mbisubiremo, biri pure organic. Gerageza nanone gukoresha ibyo binini bya Verveine. Hari ikindi kimera cyitwa Valeriana. Valeriana nacyo ni ikimera cyiza cyane ku ndwara z'amagufwa mu buryo bukomeye cyane. Nacyo ni muri ubwo buryo ugikoresha, ukinywa nk'icyayi, ibyo twita infusion. Ufata akayiko gatoya mu itasi y'amazi ashyushye cyane, ugakora icyayi, ushobora no gukamuriramo indimu, ugashyiramo ubuki, warangiza ukajya unywa Valeriana. Garlic cyangwa se tungurusumu twayivuzeho mu cyigisho cyatambutse. Iyi ni nziza cyane kuko ni anti-inflammatory yo ku rwego rwo hejuru, kandi nanone ikaba ifasha cyane gutuma imitsi yibumbiyemo ibiraso bikavura, birekura amaraso agatembera neza. Ikindi kimera gitangaje cyane ni ikimera cyitwa nettle cyangwa se stinging nettle, igisura. Igisura ni cyiza cyane mu kuvura indwara z'amagufwa, gikungahaye kuri calcium ku rwego rwo hejuru. Uramutse ushobora kukibona umutobe wacyo wowe ubwawe wikoreye, uramutse ushobora kubona ibinini byacyo, uramutse ushobora kubona ifu yacyo ugakora icyo twita infusion, ni igihe ufashe ifu yacyo ugashyira mu mazi ashyushye ukanywa. Akayiko kamwe mu itasi y'amazi kaba gahagije. Iki nanone nicyo twita pine tree cyangwa se pinus. Pinus ni igiti cy'ingenzi cyane ku ndwara z'amagufwa. Ushobora gukoresha oil yayo. Oil yayo yo ni umwihariko cyane, kubera yuko iyi oil ushobora no kuyimasisha igihe ubabara cyangwa ubyimbirwa mu ngingo. Hari icyo twita pepper, cyane icyo twita cayenne pepper. Iyi cayenne pepper ni nziza kuko ni anti-inflammatory yo ku rwego rwo hejuru. Uramutse ubabara mu ngingo, ushobora kuyivanga n'amavuta, nubwo yaba amavuta ya gikotori asanzwe, ukayayaza mu gasafuriya, ugashyiramo agafu ka cayenne pepper, warangiza ukayungurura, ukongera ugasubiza mu gacupa agafata. Ya mavuta ukajya uyisiga aho hantu habyimbirwa mu ngingo. Ni ingenzi cyane, ariko uyu muti ntabwo ari byiza kuwukoresha uramutse uri umuntu ufite ibisebe. Ntabwo ari byiza, ahantu hari ibisebe ntuhasige. Ikindi, cayenne pepper ushobora no kuyikoresha y'ubwayo, ukayikatagurira muri salade, warangiza ukajya uyirira kuri salade. Undi muti nanone kandi ni umuti witwa black mustard seeds. Uyu ni umuti mwiza cyane tudashobora kwirengagiza. Ifu yawo ibiyiko 2 muri litiro 3 z'amazi ashyushye ugakandagiramo, bifasha amagufwa cyane kuko ni n'umuti ubyimbura ibinyama biba byarabyimbiye mu magufwa, kandi nanone ukoroshya tissues kugira ngo amagufwa ndetse na muscles bigende neza. Undi muti tudashobora kwirengagiza na gato ku ndwara z'amagufwa ni umuti witwa black seed oil. Uyu ni umuti ukomeye cyane, usibye kuba ari anti-inflammatory, ni n'umuti ufasha cyane ligaments na tendons z'amagufwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Unywa ikiyiko kimwe mu gitondo, ukongera ikindi nimugoroba, ukanywa nibura iminsi hagati ya 15 na 21, ukazongera nanone
nyuma y'ukundi kwezi. Uyu ni umuti ukomeye cyane ntabwo twawirengagiza. Umuti nanone tudashobora kurenza amaso ni umuti witwa peppermint. Peppermint nayo ni nziza cyane, ari amavuta yayo ari yo ubwayo. Cyokora iyi peppermint kuyinywa bisaba kwitonda cyane kuko irakaze. Uramutse urengeje igipimo ushobora kugira icyo twita brain conversion. Ni byiza rero ko igihe uyikoresha, ibyiza utarayihawe n'umuganga, yikoreshe mu buryo buri external. Ushobora kuyiteka mu mazi wangiza ukayikandisha amababi yayo, ukayakandisha muri izo ngingo, cyangwa se ukajya ukoresha oil yayo uko yimashisha. Reka nsoreze ku kindi kimera cyitwa rosemary. Rosemary cyangwa se romarin cyangwa se Rosmarinus officinalis. Iki ni ikimera gikomeye cyane mu kuvura indwara z'amagufwa. Yinywe nk'icyayi, kayiko kamwe mu mazi ashyushye, ushiremo n'ubuki, cyangwa se y'ubwayo uyiteke y'amazi uyoge, cyangwa se y'ubwayo uyisekure. Numara kuyisekura uyihambirire aho hantu hakubabaza, cyangwa uyomekeho icyo twita compresses, cyangwa se mud pack, cyangwa se cataplasm. Nurangiza kubikora uhamashishe imwe muri ziriya oil twabonye, kandi bizagufasha cyane. Umwihariko wa rosemary cyangwa se romarin, igihe urwaye mu ngingo, amagufwa n'ibindi, ushobora gufata amababi yayo yumye ukayashyira mu icupa rya alcohol. Alcohol iyi ngiyi ikoreshwa kwa muganga, ugapfundikira kumara icyumweru. Nyuma y'icyumweru uzayungurura, uzaba ubonye icyo twita rosemary alcohol. Iyi rosemary alcohol ushobora kuyifata ukajya uyisiga ahantu hose hafite strain cyangwa se sprain imbere, kugira ngo ububabare bugabanuke. Izaba ishobora no gusimbura amatube atandukanye ujya ugura, za balm zitandukanye, ndetse yewe na za pomade zitandukanye. Imana igufashe kandi kugirire neza kugira ngo iguhe amagara mazima. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ukundwa, ndagusabira ngo ugubwe neza muri byose, nk'uko umutima wawe uguwe neza, ube mutaraga. Imana ibigufashemo mu izina rya Yesu.